iyo umuntu ampamagaye aranyibwira cyangwa atayananyibwira yego ngiye mpita mubwira ikibazo cyafite ngahita mubwira ati ushaka ko dusengera kino sibyo tugatangira tugasenga nkamubwira ngahanura uko ntegetswe yego ngahanura uko neretswe nkavuga mvugishijwe n'Uwiteka kuko kuvugira umuntu ngo Imana yavuze itavuze nta munyungu yabyo nabonamo kandi nanjye nahanwa ariko nkamubwira tufite iki kibazo kiniki agahita ambwira ati nicyo nkamubwira ati ngiye ntago nkunda umuntu uramubyifuza kandi koko igikomeye ndakikubwira yego nicyo wumva wifuza ndakikubwira kuko Imana iba yakinyeretse yego tugasenga Imana umwijira ikakubwira ikanyuzamo n'ibindi byinshi bitandukanye hari abampamagara nimugoroba ati byabaye hari abampamagara mu gitondo ndanya ntashidikanya ko nta muntu urenze icyumweru nozivo do tigrere enemogere chantomene tayi ijambo ryawe riratubwiye ngo ene kusikwa reka mbasuze bakunzi ba Concord TV show aho muyerewe sa mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali ari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha reka mbashimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira twaba tugenda tu umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha nk'ibisanzwe nitwatuma Imana Concord nabasezeranije yuko nazajya mbicisha irungu niyo mpamvu ubu aho mpagaze ni mu mudugudu wa Rusenyi akagari na ka Gisovu umurenge wa Cyanika akarere ka Burera wakwibaza uti se Concord yagiye gusura ibiyaga bibiri by'impanga Burera na Ruhondo ese yagiye ku mupaka wa Cyanika uhuza u Rwanda na Uganda ese yagiye gusura ikirunga cya Muhabura oya ntago ari byo nagiye kureba ahubwo naje gusura umukozi w'Imana umuhanuzi bamwita Manishimwe Julienne mama Oruga reka muvugeho gatoya icyo muzo ko dusanzwe tugirana ibiganiro yanga umuntu umuhamagara akamubwira ibyifuzo bye oya ahubwo w'impano yahawe ukimuhamagara Imana ihita imubwira tumva uyakeneye iki agahita akubwira ibyifuzo byawe nawe ukavuga uti rwose nicyo nari ndi kusengera ubundi agahita akubwira igihe bizasohorera niwe naje kureba rero kugira ngo tuganire wowe utangire ikiganiro unakirangize abasaba nimero tuzimubaza turi gusoza ikiganiro utangire ikiganiro kirangize Imana ikomeze kubana nawe ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare yego nkuko nababwiye yuko naje gusura umukozi w'Imana Manishimwe Julienne mama Oruga yego namugezeho nasanze ari amahoro Imana ishimwe ko dushobora kujya gusura umuntu ugasanga ararwaye ariko nshimira Imana yuko ari inkuru nziza ko ari muzima niyo mpamvu tumuhaye ikaze mama Oruga Karame Yesu ashimwe Yesu ahimbaza suhuza abakunzi ba Concord TV show ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ntawe uvuga mu mazina cyangwa asuhuza muri rusange gusa bose ndabasuhuje mwese abankunda nabo nkunda ndabasuhuje mu izina rya Yesu nta nabo wavuga uti nibura abaherereye muri Muhabura cyangwa muri Karisi fashe ku mpande nye z'isi n'iz'igihugu mu bihugu bitandukanye muri Afurika no hirya ya Afurika mwese ndabasuhuje amahoro y'Imana nabe muri mwe yego Imana ishimwe utangire udusengero gango Imana itobore muri iki kiganiro Data wa twese mwiza uri Imana yera urera kandi urakiranuka witwa ndiho ushoboye byose ntawe gutabaje ngo ngo kumutabaza ntawe guhungiyeho ngo umwe mu buhungiro
gushimiye ko waturinze ukaturindira mu bihugu bitandukanye ukaturindira mu ngando zitandukanye izina ryawe nirishimwe waturinze ibitaro waturinze gupfa no gupfusha waturengeye waduhaye ya mahoro meza atangwa n'ukuri n'ijuru abisi batatanga tugushimiye n'ukuri ko waturinze kandi ukaturwanirira nkweretse Kristo abareba kino kiganiro atekuba ari bo ubareba n'ukuri ufite ikibazo arebeshwe nawe kugira ngo izajya urushigo hejuru uhumye mu mwuka uwo nguwo umuhumure ufite uburwayi ufite ibibazo byabindi abona ko bitashoboka uzumwereka ko bishoboka kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose urera kandi urakiranuka izina ryawe nishimwe komeza utekane uganze byose musabye kumara mu izina ryawe gera Yesu amen yego banza ukorore urakire twese yego amakuru ni meza ndebeye inyuma ndabona umeze neza yego n'imbere nuko n'imbere meze neza meze neza ubu nditangira kugarura ubuyanja ihangane pe ihangane misi ishize wabuze sobukwe yego aruhukire mu mahoro yego rwose ariko pe mwarakundanaga yari inshuti yanjye umva inshuti yanjye ariko ewe we ya bugufi none se nta kundi tuzamusangayo yego ubwo Imana nta wayibazo mbese kuko yabikoze agatabaruka kiriya gihe Imana yo izi impamvu Imana yizi impamvu icyo tuzi nuko ari aheza umva nkwikije ukuntu washenguwe na rwa rupfu neza ko tutarashobora no gukora ikiganiro ariko Imana ishimwe kuko ugenda ukomera kuko urupfu ku bakiranutsi ni rwiza kuko uretse Eliya na Enoki bagiye mu ijuru badapfuye sinzi ni hari abandi bazabaho biraba ufite n'amakuru ko ari umugeni ariko ku muntu wawe ntabwo bibura akamuntu ntabwo kabura cyangwa Mosi ibure ubwo rero byari bizwi kaza ari umugeni kazataha ariko nyine binkomeretsa akantu n'abambuze muri kino gihe kingana gutyo guhera nko mu kwa kabiri ariho kuri gutangira abambuza abo tutavuganye neza ntago ari uko mbanga nta nubwo ari uko narindi bize muki nihugiyeho mu mirimo zanjye za buri munsi ahubwo nuko narindi bize kuri urwo rupfu yararwaye ariko nyuma za gutabaruka mu mbabarire abo nacumuje bambabarire n'Imana igira ute imbabarire ariko ntago ari ukubanga ndabakunda cyane yego ko ndibuka ari umupapa ni umurundi yansabye nimero yawe ati mpa nimero ya Julienne ndi kugangwa nsengere rwose narebye ikiganiro cye numva ndamukunze mbona afite amavuta yo witeka ndi kugangwa nsengere ndayimuha ndavugira ntariko ari mu bihe bitamworoheye nta kibazo ni byiza umwandikire ntuhite uhamagara ubanza umwandikire nagusubiza ku buryo mwahana gahunda ariko ibiharimo ntabwo ari byiza sinzi niba yabasha kugusengera ubwo abakubuze niyo mpamvu ntabwo ari urwango ubu nshatse kuba byanga ubu noneho ndahari wese yego isaha yose wampamagara igihe cyose waba unkeneye haba nijoro haba ku manywa iyo mbohotse niyo ntari ahantu mbohotse njya ku ruhande nkagusengera nta kibazo yego uretse ibyo byago ahandi bimeze bite mu buryo bw'umwuka ahandi mu buryo bw'umwuka ameze neza cyane ndizera ko nabo twasenganye abenshi batangiye gusubizwa mbabwira ngo abo byatangiye kugeraho umuryoherwe n'abandi ni muhumure biracyaza yego ntabo wari warabwiye ukwezi bizasohora bikaba byaraje hari nabo dusengana Imana ikaba byako ibatabaye ikaba byakibagirira neza muri cyo cyumweru bitaho birajya bisakuza ubundi mikoro y'uri kwigira gutya bizamo uyifata ituje yuko bisaha hasi birasakuza yego wari kuvuga uti abo byagezeho baryoherwe nanjye ndi kubaza nise hari abo wabwiye ukwezi bizasohoreramo n'undi bikaba byarasohoye nk'uko kwezi cyangwa se icyumweru cyangwa se tariki iyo umuntu ampamagaye aranyibwira cyangwa atayananyibwira yego ngiye mpita mubwira ikibazo cyafite gahita mubwira ati ushaka ko dusengera kino sibyo tugatangira tugasenga nkamubwira ngahanura uko ntegetswe yego
ngahanura uko neretswe nkavuga mvugishijwe n'Uwiteka kuko kuvugira umuntu ngo Imana yavuze itavuze nta munyungu yabyo nabonamo kandi nanjye nahanwa ariko nkamujya tufite iki kibazo kiniki agahita ambwira ati nicyo nkamujya ati ngiye ntago nkunda umuntu uramubyifuza kandi koko igikomeye ndakikubwira yego nicyo wumva wifuza ndakikubwira kuko Imana iba yakinyeretse yego tugasenga Imana yo mwijuru ikakubwira ikanyuzamo n'ibindi byinshi bitandukanye hari abampamagara nimugoroba ati byabaye hari abampamagara mu gitondo ndamya nashidikanya ko nta muntu urenze icyumweru kabisa bidasohoye no byamara ukwezi bitewe n'ibyo ari gushaka hari igihe wajya gusaba serivisi ahantu ndi ukunda kubwira abantu muri zino minsi ngo umwana mwiza ni uwihangana agategereza kandi hahirwa uwizeye yuko ibyo yabyiwe n'Umwami Imana bizasohora agakomya gutegereza yihanganye ku munsi wo gusubizwa bizabatangaza Imana izabereka ko dufite Imana itavogera yego Jire nta gihe kigeze kigera ukavuga utari ko Mana kuki impano y'ubuhanuzi wayimpaye mima kukumva ikubangamiye byigeze bikubaho impano y'ubuhanuzi hagataye ki impano nge ndikumva imbangamiye impano y'ubuhanuzi ngewe ndayikunda cyane ariko hari akantu kigeze kuba yego ageje ndavuga ati ajye uwarekana gusenga Jire ni atari banga byawe byagenze ute hari ukuntu umuntu ageragezwa mu murimo ni mu murimo ariko ndangije ndavuga ati Uwiteka we haleluya Uwiteka nkora iki ariko Imana mwijuru nza gusoma ijambo ry'Imana ngereye ku musozi ngo nabahanuzi ba Bari yego iryo jambo rinsubizamo imbaraga Imana irambwira ngo umurimo naguhaye ni wo gukora nabati njewe ubundi nanakora n'akazi nanashaka n'imibereho kareka gusanga zaza ndaje gusenga ku cyumweru iwe ndacuruza biranga ndahomba wari wivumbuye uti kubera ko nta nivumburiye Imana cyangwa ko Imana yacu atari yo kwivumburira kuko hari ukuntu waramenyereje Imana ugasanga nibura nko mu cyumweru ufashe mwibihe yego ndabyuka nkanjye igihe nari ndi mu mavuta pe menshi cyane ku buryo nta kwezi kwashiraga ntafashe amasengesho y'iminsi 2 cyangwa se umunsi n'igice ubwo rero niba waramenyereje Imana gutyo iyikubuze cyangwa abantu ikakubwira ko izagutabara izakugirira neza ariko nawe iyo mpani guhaye ugomba kuyibyaza mu musaruro ugahumuriza abafite iki imitima ishenjaguwe n'agahinda none iyo wibeshe ntuzengera abo bantu Imana yagushinze kandi ni bose kuko umwenda wari urahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese ageremo ariko ntakubeshye njya mbona abahanuzi mwararenganye uti gute sibyo umuntu araguhamagaye hano turi iwawe nta gipangu gihari sibyo umuntu araguhamagaye ngo nyaboneka ngo sengera ngo mfite igipangu mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu mujyi wa Musanze cyangwa mu mujyi wa Rubavu ndi gushaka kugurisha ati rwose ati nshakamo miliyoni 80 ngone ndi kubona umukiriya 62 cyangwa se bazinga ati sengera rwose mbona umukiriya kandi ubwo wowe uri mu ikode ibyo bintu ubyakira ute rero twese buri wese Imana imugabira uko ishaka yego haleluya amen ni nkuko navutse mfite ingingo zuzuye undi akavuka nta ngingo zigirutse zuzuye kandi impano zose zigomba kugira ute kuzuzanya ngiye yampamagaye gutyo ntabwo mbyinubira ngo Mana kuki ngiye utabimaye oya buri wese afite ibye haleluya buri wese afite ibye kuko afite n'ibyo azatunga ngiye yampamagaye gutyo ndamusengera yagira amahirwe yagirwa umugisha n'Imana Imana ikamubwira ati ibyo wari ukwifuza niko bigenze cyangwa ndengejeho yego muri zo 80 kwifuza Imana ikabati nje nujuje 100 nzanye umushoramari ugize ute ufite amafaranga kuko nimba yenda ashobora kuba bari kumutezeza cyamunara kandi ashobora kugira ute ashobora atasaguza yenda arimo miliyoni 80 ariko Imana ikavuga ati sinshaka ko umwana wanjye yandagara ikamusaguriza na 20 azagura n'ikibanza cyiki cya 20 ubuzima bukagira ute bugakomeza kandi n'umurimo w'Imana ukagira ute ugakorwa
nengize ngumera nka Yona Imana yatumye niwe yangiza ate ntabyo ndimo niki cyangwa se uyari kumbwira ibe ko ari kuvuga yo ngayo njyari na miliyoni ndafataho yego yo oya rwose ntago meze nka Yona bose abagusanze ugira ute urabakira yego ni cye kintu uvuga uko vuga uti Imana koko warakoze kuba arampaye iyi mpano niba ari ikintu wagezeho gifatika kubera gusenga sibyo n'urugero kanguha urugero kaniherewe nkanjye ndi umuhanzi yego kuririmba nigeze ndirimbira umuntu mu bukwe ndi umunyeshuri nyuma kwishuri baza kumpe gisterina bampaye gisterina kuko yari atuye hafi y'ikigo niho nabaye igihe cy'igihembwe cyose bangaburira mbasabire n'umugisha rwose Papa Divine Imana iguha umugisha warakoze amen yego nuvuga aho nahabaye kubera iki kuririmba none wowe nibura igifatika avuga uti iki kintu nakigezeho kubera Imana yampaye impano baravuga ngo amaraso ya Yesu yakoze umurimo yahuje abatari kuzamenyana yego namenyanye n'abantu mu gusenga yego urango ndi gukura kubyira abantu muri zino minsi nanjye nakwireba nka bati nshimye Imana yatugize abantu ariko nukuri umuririmbyi muri zino minsi ari kumfata ngo fatiya ifoto yawe ya hambere yego ufate niyo ubu ngubu sha Yesu yarakoze nukuri hari abazimu yajezengeje yego ingo rwose gusenga niki cyantandukanya n'urukundo rwa Yesu namenyanye n'abantu ntari nzamenyana nabo yego nicarana n'abantu ntari nzicarana nabo yego ubu si ifoto yanjye ya hambere nzayikwereka twereke niyi yembe turaza kuyishyiramo turayishyiraho ureba ukuntu nari imeze yego uzi ko Imana iguhuzaga n'abantu bakakubera umugisha yego nawe ukabemera ukabatereka mbabera umugisha umurimo w'Imana ugakorwa mukagira n'ubushuti yego bakakubera n'ababyeyi nawe ukababera umwana yego cyangwa uziko hariho n'abantu ndutabanyakuraga mama banyakuraga mama bati mere bitewe n'ibyo basanga babuze amahoro bakavuga ngo mama twakubuza ariko yes yego kavuga ati yes aba bazimu bazazengeje uziko ari gengeraga mu nzira nkibuka napfukamye mu muhanda nkiherereza Imana icubahiro nkurikije ubuzima bwa mbere nkurikije n'ubuzima bwondimo ngahereza Imana icubahiro kavuga ati witeka uko biri kose Yesu araryoshe ariko Yesu we nukuri uraryoshe Yesu yicaga abazimu Yesu akabazizengeze izina twamuhaye ni ryiza we Yesu niwe Yesu ndamukunda nubwo yaje mu isabisi bakamwanga cyareka nkubwiye umuntu udasenga agabaye hati arwaye bwaki afite ikibazo mwifurije kugira mwuka wera mwifurije kuvugana n'iyeri idapfa Yesu agira neza bugaca bukira Yesu we uziko hari igihe bindenga nkabura ukuntu namuvuga ngahita mfukama ngavata witeka hari abazimu wajejengeje nguhaye icyubahiro hari icyo wakoze notayazivo dotayigerere hari aho wankuye ahandi kure ntarinzi iyi si yarangiza ukundi ariko uraza unyegereza mu mababa yawe haleluya nozivo dotayigerere mora dosanse Yesu araryoshe abantu badasenga babayeho gute Yesu karyoshe Yesu uziko Yesu araryoshe uziko burareka nkubwire rero ko nkuruti uziko burana ubwo databuko yapfuye uziko buriya ntabwo yajyaga ntasenze yego yaravuga ati mumumagarire mama w'urugo ansengere ari ibyumba uri hano burera nsengera no kuri telefone yanarwariye na hano nkamusengera turamuvuza arangije avataya amaboko y'abantu arananiwe ubu ntegereje Imana nsengera ntabwo nzongera no kwivuza nsengera kazana ndareba ukuntu afite icyizere akavuga ngo ni musengere akavuga ngo hari icyo Imana ikoze
uko nayo ndi kubabara ntago ariko byaba ikimeze Yesu we kavuga ariko mana koko ari tutatwasenga hari abataratwumvaga yego nkavuga ati ubu nona Yesu mbabarira ntarira mbabara ntarira Yesu araryoshe Yesu afataga bya bindi bidafite ishusho akabiha ishusho cya kindi kitagaragara nicyo Yesu agaragaza cya kibazo wowe ufite mu mutima zawe wewe urukumva kari weho ngari ibanga ryawe ya bindi nta sengesho Yesu atumva niyo ryaba ari mwibanga nta sengesho atumva na ryari ndusenga uri mu kazi rukubate mu kazi birarangiye mu kazi bagiye kunyirukana byarangiye haleluya amen uzikari Imana ikura mu mukungugu ikakwicazanya n'ibikomango nukuri nyewe umuntu yarampamagaye muri kiriya gihe cyashize yego turaganira ndamubwira ati ariko nuko turi kuganira haba umutima yego arambwira ati ngewe ndamubwira ati ngewe ko Imana iri kunyereka abana bawe bafite ibyangombwa by'igihugu abahera abaga muri Belgium mu Bubirigi ubwo ni mu Bubirigi nanje ariko sibura kumva natangiye kuvuga icyongereza yego ariko Yesu haleluya ndamubwira ati ariko humura ibyo byangombwa byabuze Yesu arabitanze ko mu minsi ngahera na twasenganye ari nko kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatandatu yarambyiye ngo hari ibyo baje gusinyira abana be bitabyakazinze ukuntu ubwo babisinya gasinkoraga muri leta yego atari ko nanje ibyanje bambyiye ngo ntago biramara iminsi 15 bitabyagira bitare byasohora muri zira minsi yarampamagara ambwira ngo ndikumva shaka ko twongera ko dusengana yego bya byangombwa bagize ute babisinya amen ndavuga atari ko Uwiteka we utezaga ibibazo uje gukemura n'ibindi ndavuga ati ndagushimye burara nkubwire uzi ko iri umuhanuzi ubuhanuzi bwemererwa ariko bwasohoye ugahanura ikintu iyo baguhamagaye ngo cyasohoye uzi ko numvaga mbyibushe cyane numvaga ndi gupima nk'ibiro 200 kandi ndi gupimaga 50 kavuga ati Uwiteka we shimwa ngo ukuri isari kuko hari icukoze nubwo bavuze ngo ngabanyamasengesho ntabakihaba hari 7,000 bitari byapfukamira Bayali bya bindi biri mu butayu hari ba Dawidi bari mu butayu bari gusenga hari ba Dawidi bari gushwanyagaza idubu abandi Yesu ashaka gukura mu butayu Dawidi ari mu ngoro ye yaravuze ati data we yaravuze Dawidi ari mu ngoro ye haleluya amen iwe yibutsa aho Imana yamukuye yego haleluya amen yibaza icyo yakoreye Imana aravuga ati data we nabonye ineza yawe ubwo nari ku musozi ndagiye umukumbi wa data wanyambuye umwambaro w'ubushumba unyambika umwambaro w'ubwami wanyambuye ikamba ry'amahwa unyambika ikamba ry'ubwami wanyambuye inkoni y'ubushumba umpa inkoni y'ubwami haleluya Dawidi we yaravuze ngo haleluya ngo wanyambuye imyambaro y'ubushumba haleluya yayindi amwambika imyambaro y'ubwami aravuga ngo wanyimikishije amavuta ngo mu maso y'abakuru banjye ngeri yabo we na Minadamu ngo mu basore b'abanyaburanga haleluya uko nsomaga inkuru zabo ndarebaga nanje nkavuga ati mu maso y'umwuka ndebye wasanga Dawidi ari mugufiya Eliyabu na Minadamu ngo bari abasore b'abanyaburanga ngo bafite igihagararo ngo bambaraga neza ngo kandi bari abasore bazi gufata imbunda ngo bakaja ku bwami ngo bambaraga imyambaro ngo y'urugamba ngo bakavate ni babasore yego haleluya ngabani babasore bakwa Yesaya ngo nuko Dawidi arangije haleluya amen aragenda abasa ngo isesa yaramubya ngo genda ujanire abakuru bawe ibyo kurya haleluya agije areba umugabo Goliyati wabazengereje ni nguko muri zino misi hari ibyakuzengereje urukumva warambiwe aragije ati nje uranamwica haleluya ariko
manza wehomereye gusenga nibyo Imana ikugirira icizere Yeah. igire n'Imana icizere kuko nutazigirira icizere n'Imana ntabwo uzayizera haleluya ntabwo zizera Imana utazi haleluya weho urabati mbese nimba nihanye Imana akaba yambonye ico cyonyine kirahagije haleluya haleluya amen ko nta muntu dusenga ntabwo nje yatihanye haleluya amen ndakubwira twihane kuko umunyabyaha ngo abwira agacumi kangahe umukiranutsi bwira 17 ubwo umunyabyaha we n'inshuro zitagira ute zitabarika haleluya amen nuko barangije baravuga ngo ari hebona menada ngo baramumwamwanganya ngo genda usubireyo barangije ngo sinzi umusirikare wamwumvisha arangije aje kubibwira umwami ariko uriya mwana yavuze ngo yagira ute yakwicura umugabo watuzengereje ngo mwami aramubwira ati mumuzane hano ngaramubwira ngo mbese niki cyatwemeza yuko wakwica Goliyati arangije abati njewe nabaga mu butayu naragiraga intama haleluya za data Esawu noneho hasigaye intare nidubyaza nkabifata nkabigira ute kabishwanyaguza arangije abati uyu mwana washwanyaguzaga intare nidubu buri koko ntiyashwanyaguza n'uriya mugabo nuko arangije aramubwira imigwi n'imigambi haleluya haleluya arabati njewe n'abakugasozi kateretswe n'Uwiteka yumva amavuta agamuriho haleluya burya Sawuli nubwo Imana yamunangiraga umutima haleluya ariko yari afite mwuka wera yarerekwaga arangije bati uyu nguyu haleluya burareka nkubwiye nta muntu ugwaga cyane nkuzi by'Imana haleluya wowe utari wabimenyera vati reka ngende hasange mu Mana habagamo ikintu haleluya ariko wowe uzi ukuntu Imana ikoraga wowe uzi ukuntu Imana ibabarira ni ucaga abantu iki intege nuko arangije aramubwira ati none rero bakwambika imyambaro y'urugamba Dawidi abyambaye yumva biraremereye arabati biraremereye ati bironje ntago nabimenyereye haleluya ntago namenyereye kuba mu byaha ntago namenyereye gufata icumu ntago namenyereye gufata imbunda ahubwo njewe reka ico ndafata Uwiteka ni uragirute urakimpa haleluya baramureka maze ngo ntuza ngo Goliyati yari umugabo we uko mbyumvaga nuko mbibona ngo yikomanga mu gituza ngo none ubwoko bwa Isiraheli bwagira ute bwansuzugura wa haleluya ngo bwansuzuguye ngo bunzanira umwana haleluya haleluya ariko gato karakura we arangije ngo baragenda ngo binjiramo bamajije kwinjiramo ngo baje mu kibuga haleluya ingabo zimwe ziri ku musozi izindi ziri ku musozi ngo kuko ntibahuraga haleluya kuko Goliyati yamara kwinjira mu kibuga yamara kwinjira mu gihugu mu kibuga ngo ninyone ubwayo ntago nigisiga ubwacu ntago cagurukaga mu kirere aragenda ngo maze ngo akatera Dawidi amacumu ngo nzakugirira neza akibutsa Imana ati none Mana ko byagenze gute ko avuze ngo uzangirira neza bigeze he bimeze bite akagenda ari gukwepa akabyira Uwiteka Imana mu byango fata umuhumetso nibuye arangira akabyira Imana ngo mbese ndekure Uwiteka akamujya ngo reka da ngakongera akagenda ati se Mana ndekure ngimana akamujya ngo ya Imana akamujya ngo ngera wenyegeze ongera ugende ongera bisobanura ngo ongera usenge haleluya nawe senga tegereza gusa isaha y'Imana nizarenga kandi ntiyivuguruza kandi guma mu masezerano ngo nukagageze imbere ngo Imana mu ngo noneho hagararaho haleluya ariko hagarara Imana gusize wakomeza ukicara Imana yakwicaje kariza kwimura iri nimba uri mu kibazo curimo ko Imana mwijuru itagutaye kiri kumwe nawe mu kibazo uzi abantu benshi baravuga ngo Imana yaradutaye Imana yaranyirengagije bari mu kibazo Imana ije guhagarara hahandikira kwicira kikagusanga niho Imana ije guhagarara nuko arangije ngarazunguza ngabaza Uwiteka ati Mana ndekuze Uwiteka Imana aramubyango rekura ngarangije kurekura ngarazunguza ngakubita mu gihanga cya Goliyati agarama aho ngaho nyamara Goliyati yabye Dawidi ngo uyu munsi ndakugaburira ngo ibisiga nyamara igihanga cya Goliyati Dawidi yahise agica gishira hejuru ku nkota acereka hose kijana no kwa Sawuli haleluya Sawuli nabo barikanga Sawuli rero atangira anezerwa Dawidi amujana mu bwami akazaza aramucurangira ngo abadayimoni bagahunga bagira ngo Sawuli aterwaga n'abadayimoni ngo aramucurangira abadayimoni bakagira ute bagahunga bakagera
ngo nuko narangije ngamenya ko Sawuli amenya ko Samweli yaje kwimikisha Dawidi amavuta y'ibwami kuko Imana yari itangiye guca Sawuli ku ngoma. Haleluya. Dawidi yaramusezeranyije ubwami ngo nuko ngarangije Sawuli ngo amenye ko Samweli yaje kumikisha nuza amavuta Dawidi ngo nuko Sawuli ngaje gushaka Samweli ngagiye kumushaka ngahita mwica. None uburakari bw'Uwiteka busumira Sawuli kubera ko yishe umuhanuzi wayo ngo nuko ariko uwo muhanuzi yahanuriye Dawidi kazabiki umwami yamusutseho n'amavuta. Haleluya. Nubwo hari uwari ugufitiye akamaro akaba yarapfuye ariko hari icingenzi, hari amakuru, hari amavuta yaragusutseho gatakuvaho. Haleluya. Icyo yanditse yaracanditse, yakwandikiye kuzabona umugisha, ikwandikira kuzabona umwuka wera, ikwandikira kuzabona ico wifuza, ikwandikira kuzakira, ikwandikira nta burwayi Imana idakiza. Imana ikiza kanseri, yananirwa gukiza sida. Oya. Imana ikiza paralize. Haleluya. Yananirwa gukiza mu mutwe. Oya. Imana yomora inguma. Haleluya. Amen. Uko umwana kurira mu nda y'umubyeyi akagira n'amagufwa mu nda akavuka afite ingingo zuzuye, niko Imana yiteguye kuzuza amasezerano yawe. Amen. Niko Imana yiteguye kukugirira neza tudatinze. Nje navuga bukira bugace sinduwaga kuvuga. Ese ubundi gisi ijambo ry'Imana wavuze cyadusome n'ahandi? Nabyo ni ijambo ry'Imana ariko rakadusome n'ahandi ntago ndarisobanura cyane n'umunota. Oyo munota bari muke. Nta kibazo. Haleluya. Amen. Ariko wemere udashidikanya ko Imana yagusutseho amavuta kandi ije kuzuza amasezerano yawe. Tugiye gusoma muri Esiteri 18 umurongo wa 3. Esiteri ibice 8. Esiteri ibice 8 mutwe w'amagambo ravuga ngo Moridekayi akuzwa iteka ryo kwica abayuda rikuka. Haleluya. Dore ko ngo Moridekayi akuzwa itegeko ryo kwica abayuda rigirute rikuka. Ego. Komeza. Dore ku murongo wa mbere. Oya. Ni ibice 8 umurongo wa 3. Tusome mu izina rya Yesu. Hanyuma Esiteri yongera kuvugira imbere y'umwami, amwikubita imbere, amwinginga arira ngo amareho inama mbi ya Hamani Umwagagi n'imigambi ye yari yagambiriye kugirira abayuda. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu, nuko Esiteri arahaguruka ahagarara imbere y'umwami aravuga ati umwami nabishima kandi niba mutonyeho ibyo mvuga bikamutunganira nkaba nkundwakaye, ndabinginga ngo bandike inzandiko zo gukura izo Hamani mwene Hamidata Umwagagi yagambiriye akazandikishiriza kurimbura abayuda bari mu bihugu by'ubwami byose. Amen. Amen. Haleluya. Ngo nyuma Esiteri ngo yongera kuvugira imbere y'umwami, amwikubita imbere, amwinginga arira ngo amareho inama mbi ya Hamani Umwagagi n'imigambi ye yari yaragambiriye kugirira abayuda. Haleluya. Amen. Uyu mwanya tugiye gusenga. Uyu munsi ndanasenga mfukamye. Yego. Haleluya. Amen. Tugiye kwinginga Imana iyeri dapfa. Haleluya. Tugiye kuririra Uwiteka Imana. Imareho imigambi mibi bakugambiriyeho. Imareho agasuzuguro k'abazimu. Imaraha agasuzuguro k'ubukene, imaraha agasuzuguro ko guterezwa cyamunara, imaraha agasuzuguro inzandiko zose banditse. Imana yo mu ijuru tugiye kuyinginga tuyiririre izikure. Haravuze ngo umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu, nuko Esiteri arahaguruka arahagarara imbere y'umwami. Amen. Amen. Ubereye mwiza bagutegereje bose, uri samba itarumba, izina ryawe nishigwe hejuru. Nozivodo tayigerere enemogere chantomene tayi. Ijambo ryawe riratubwiye ngo
ene kusikwa. Esiteri yikubise imbere yawe, yikubita imbere y'umwami notayasikiya Jezi ene modotayi. Ijambo ryawe riravuga ngo wamutunze inkoni, natwe nene sikwa, bisobanura ngo nakire, bisobanura ko umugiriye neza. Turasenza imbaraga zawe kugira ngo zitamurure. Nsengeye buri mwe wese urabona kino kiganiro, nozivo dotayi shantameni dotayi ni gerere dotayi ni tutakuta yasikiya Jezi ene mogere. Ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zongeye zitamurure mu bihugu bitandukanye, mu Rwanda, muri Afurika, abaduhanye imbibi notayasikiya Jezi dotayini, abatari muri Afurika bari mu bihugu bikomeye, abo ngabo nabo turabasengeye. Imbaraga zawe n'imbabazi zibazeho, reka ubatunge inkoni, bisobanura ko bakize mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Ufite ibibazo aruhurwe nawe, uremerewe abashe kuruhurwa nawe, ufite enesi ya Jezi dotayini, ufite umutwaro umuhetamishije ku bitugu abashe guturwa nawe, kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose. Turacakurindiriye kuko uri Imana yumva intore zigutakira ku manywa na nijoro, kandi ijambo ryawe rirambwira ngo nta sengesho utumva niyo ryaba ari mu ibanga. Icyo mpeje n'abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, nsoze mvuze ngo urakoze urakabyara abahungu n'abakobwa bakaba bahanuzi n'abahanuzikazi, kuko uri Imana yacu bwite, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Namukozi Imana reka tugusabe uduhe nimero. Nimero yanjye ni 078 08 9 019 078 08 9 019. Wambuzeho wanshakira kuri Tigo 072 72 38 664 ni 072 72 38 664. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Shalom shalom, ndabakunda. Amen.